Dusome igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere. Turasoma imirongo myinshi itandukanye ariko turavuga bikeya. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere, dusome umurongo wa 4. Umurongo wa 4 igice cya mbere cya Samweli wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 4 aravuze ngo umunsi Elukana yatambaga ibitambo yendaga imigabane akayiha umugore we. Murahagera se? Igitabo cya mbere cya Samweli. Iza ni ikinege ku muntu. Agakiza ni ikinege cyo kwimurira ngo dore ngurumba ukaturana ngo ntakishishwe cywaye iki. Arababwira ati reka babwire ngiye mu ndeba hanarumiwe, tuhora tuzamuka buri mwaka, tuzamukana amaturo kandi tuzamukana ituro rimwe, ariko muri gitende cy'aba bantu hari umugore wazamuka n'imigabane ibiri. Sindi ikintu ashima, naritegereza ndareba nabuze ikintu ashima, sindabona mu ihema ry'iwe ntagaze ashima Imana. Ariko kandi ukuntu yishamangaza iyo agiye gushima azamukana imigabane ibiri buri mwaka. Baramubwira ati si uwo mugore ubwo se bagiye gukora iki? Ubu ninde sahu? Ngo aramwegera hagati yewe uyu mugore witwa Hana baramubona. Cyakora cyo nzi
duhuriye mu rugo ariko mu rugo tubayemo nta kintu amaze. Ikintu amaze namwitegereje namurebye nasanze azi kurya gusa. Yohana agira agahinda mu mutima, arababara ngo ashira imbere. Aravuga ati nubwo unyesha urupfu rw'agashinyaguro ntacyo navugira aha ngaha, ariko ndabizi neza ko Imana yanjye izantabara. Ngo abantu bose barahaguruka baramubaza ati ubundi ushima iki? Iki tumujyana imigabane ibiri n'ihema. Ngo yavuze ijambo rimwe gusa, aravuga ngo nimureke Imana yanjye ireba mu mutima, niza agahinda n'agashinyaguro afite mu mutima. Aravuga ngo ariko naho imitini itaratoha, inzabibu ntizera imbuto, nta cyambuza gushima Uwiteka. Oh, haleluya! Avuga ati nzayishima nubwo amashyi yashira mu biraro, ndabizi ko Uwiteka azandengera. Baricara barazamuka bajya gushima Imana. Ngo bageze mu ihema ry'ibonaniro, buri wese ngo ahaguruka gushima akavuga ati ndashimiye Imana ko nameze nk'uyu mugore wicara hano imbere. Ni ukuri rwose njyewe Imana yampaye ibibyaro abahungu n'abakobwa, Imana ndayihembwa. Imana yangeje ubundi nimba yarabisariye turayihemba, ariko ngo nta kintu agira. Aravuga ati ngaho nimuvuge n'amashimwe y'imba mworoye, ariko umunsi nanjye nzavuga. Haleluya! Umunsi nanjye nzavuga amagambo azashira oba ntukugwe ku Mana n'ijwi uri kuvugwaho. Ndagira mubwire ngo impamvu barimo bakuvugaho nuko inyenyeri yawe igaragara. Iyo inyenyeri itagaragara ntabwo umwami abura ibitotsi, ahubwo iyo inyenyeri yawe yamaze kugaragara, amena, umwami abura ibitotsi rw'abari mu ndangira ahantu iyo nyenyeri nanjye ngiye kuyiramya. Ndikumva nshaka kugenda nkoresha igihe kiryoshye neza gusenga. Haleluya! Ngo aho ngaho niyashima, mu gihe kiragira baravuga ati kugira ngo bajye barabashima Imana abana ngaho urugero. Mvuye kuri ino ntebe y'imbere reka nigira hariya inyuma basi. Bakinjira yakwinjira agahita yicara mu nguni. Ngo rero bakaza bagashima ngo turashima ngo utameze nta mugore wicaraga aha ngaha ngo ari hariya inyuma, yarimutse mu mwanya wiwe. Bashaka gutangaza ngo nubwo isi yakwimura mu mwanya wawe, ndagira ngo ubwire ngo Imana twicaye imbere izakugarura mu mwanya wawe, izakugarura mu munezero wawe, izakugarura mu byishimo byawe, izakugarura mu kazi kawe, izakugarura mu muryango. Nubwo isi yaguteragana, ndatangaje ngo Imana izakugarura mu mwanya wawe, izakugarura muri famiye. Nawe umuryango bazakubaza igitekerezo, nawe bazakugisha inama, nawe umugore azagukunda umugabo agukunde, nubwo ubona isi yakuzunguje. Iri guhaye amavuta yo kwisiga, abagusuzugura baceceka, iri guhaye ibyo kubakinga mu maso, kugira kugira itegereje ikurinde kumwara. Amavuta gufata isabune gufate, iyo nzu mu gihe utarabona iyo ubona yo kuyishyura, mu izina rya Yesu. Barahaguruka ngo arihezura, aravuga ati ndatashye. Nubwo itarabikora nkabana natwite, ariko nta kintu tujya turafasha. Bataha mu maso hakeye, bagenda aririmba ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ng'amahoro, mu byago nzaririmba. Haleluya! Wageze mu rugo aravuga ati Imana kuko wabimbwiye ko mumpaye uyu munsi ndarara rwiza, paka ngo arasenga abwira Imana ati umugabo uyu munsi ndategetse ntataye kwa Peri, nava mu ihema ry'ibonaniro atahe mu rugo. Umugore baricara ateka ibyo kurya, barabitegura, bakajya avuga ati rata Uwiteka inzira icuruzwa urayizi, atageze aha ngaha ntagire ahandi hantu arara. Utware ariko uyu munsi wa none biraza gusobanuka ati si biki kandi aravuga ati hoya ngwino ni karibu urye
biraza gusobanuka. Umugabo aricara, akimara kwicara bazanye ibyo kurya aramutegurira, baramukarabya akamubwira ati mana yanjye umugore yateye ikorasi ari kujya yiririmbira ngo uyu munsi wa none, uyu munsi ndareba ikintu Imana igiye gukorera ahantu, wakongera akabihindura akavuga ati none birasobanuka, akazana isobanura ngo none birasobanuka. Nahanuye kandi iminsi myinshi, ariko 2026 irakubera umwaka udasanzwe. Reka 2026 turakunda umugisha wacu, turawakira. Tera haleluya. Iminsi myinshi haramubwira ati rero uyu munsi ni none mugabo wanjye icyo biraza gusobanuka. Umugabo aramubwira acara bategereza, wagiye kumva yumva yakora asifasha umugore. Uyu mugabo nakuvuga nawe aravuze ati umugore wanjye none nta hantu ndibuze kujya, none ndarara. Umugabo aratinyura n'imfizi mu ihema ry'ibonaniro yabimbwiye. Ndashobora gutangariza bavuganye n'Imana ngo nubwo ibyo yavuze bitinze, ariko iyo yabivuze ntabwo irabishibagirwa. Igihe kizagera ibisohoze ibyo Imana yavuze, ntabwo ibishibagirwa. Ndahanuye kandi mu gihe utegereje wihanganye Imana irabisohoza. Haleluya, haleluya. Mwavuganye nayo Imana, muvuganye nayo, yavuganye nawe ababwira akantu gakomeye. Kandi agiye kuvuga irimo irakora imirimo n'ibitangaza. Abantu bari kubahoka mu buryo buteye ubwoba. Abantu bari kumenya gusenga. Wowe no gusenga umunota umwe utabishoboye, kuwa gatanu guhaye rinye wowe w'urubyiruko, wowe w'urubyiruko ujye ugura rinye kuwa gatanu. Guhaye rinye ni hano kuwa gatanu nimugoroba, uzaze dusenge Imana kandi Imana izigaragaza. Bakiyandikisha abakagihugurwamo amezi 3. Abo nabo bashobora kwiyandikisha, bashobora kumbwira cyangwa se bakabwira Diane. Imana ibahumugisha.